umurimo w'Imana nabi. Hari abimitse ijambo ry'Imana barihinduramwo business ku giti cyabo. Amena. Bamaze kurihindura business ku giti cyabo, bashaka kurigira ibicuruzwa, bagashaka gucuruza ubwoko bw'Imana. Amena. Yesu ashimwe. Ariko impamvu nuko nta rukundo rw'Imana rukibarimo, ubuntu bw'Imana baburambitse hasi, ahubwo bafite wamenya afite undi mwami bakora ntiwamenya. Ariko Imana yonyine mu gihugu cyo mu ijuru, twe tubirebesha amaso yacu nk'abantu, ariko Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibiri kutureba ibyo dukora byose. Nuko nagira ngo mbabwize ukuri, bantu b'Imana, bwoko bw'Imana, dukorera Imana, dukunda gusenga Imana, kubera yuko Imana dukunze itugira neza, iduhererwa ubuntu bwayo muri Yesu Kristo, iduha agakiza kayo ku buntu. Ntago yaduha agakiza kayo ikatugurishije, ahubwo yakaduhereye ku buntu, kubera ko yabonaga yuko turi ubwoko bw'Imana bwayo kandi turi ubwoko butavumika. Ariko twebwe twayefashe Imana tuyigira igitobero, tuyigira igikinisho, tuyigira nk'igipupe. Ariko ibi byose tubikora Imana iri kutureba ikatwihorera. Ariko kuri wa munsi Yesu azaza kujyana itorero rye, buri muntu afite imirimo ye azabazwa. Icyo umuntu rero Imana izasanga ari gukora, nisanga ndi kwiba ubwo nicyo nzahemberwa, nisanga ndi kubeshya ubwo nibyo nzahemberwa, Imana nisanga ndi kwiba cyangwa ndi ariyo gukomereje mu uyu murimo wayo, kubera kwigendanye nawe, kubera kwije gukoresha iby'ubutwari muri iyi minsi igwa iruhanyije abagenzi. Mwambare imbaraga, mwegera Imana cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Utangarize wowe ukibirimo neza, bigumemo neza, nubwo uhura n'ibigeragezo, ugahura n'indwara zitandukanye, ugahura n'ibicantege, komera ushikame. Yesu ari kumwe nawe, ntabwo uzakorwa n'insoni. Imana turakwakiriye, ikaze kuri Gitangaza NTV. Amahoro mahoro. Amahoro y'Imana bane natwe twese. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi byo araciyemo iminsi, ariko Imana yongeye kubishima ko twongera guhura, twongera kugezaho ku bwoko bw'Imana ijambo ry'Imana, ndetse no kubuhamya ugato gukora aho Imana yadukuye. Sawa cyane, ndi kubona wishimye kandi unezerewe, usa na Yesu. Nta muntu udasa na Yesu, rega buriya twese turi ubwoko bw'Imana. Abantu bese dusa na Yesu, wese ko abantu rimwe na rimwe usanga batabyibuka neza, cyangwa se bakabyibagirwa uko twaremwe n'umugabo umwe ari we Yesu, aturema mu ishusho ye. Haleluya. Bamwe bagira barebare, abandi bagira bagufi, abandi bagira banini, abandi bagira batoya, ariko twese duhure ku kintu kimwe, ari we Imana Data wa twese, ari we waducunguje amaraso ye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane rero mukozi w'Imana, muvuga butumwa. Turishimye cyane kuvuga tuhuye nawe, twari tumaze agahe karekare tutaganira ku bw'ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi rero tuje kugira ngo abantu tubamare ubungenge, kubera yuko abantu benshi bari gusubira inyuma bakava mu byizerwa. Uyu munsi rero tukaba dushaka kuvuga ngo abakozi babandi bibavugirwa n'Imana, ahari murukuja musenga mukabona ko muri bihe, mukabona ko bitoroshe cyako bitagoranye. Yego, murakoze. Imana ishimwe cyane. Ibi bihe byo yego birakomeye, ntago byoroshye, ntago byapfa koroha cyane, ariko ku muntu wizeye Imana akayiringira, ibi bihe turi kwinjiramo nubwo bikomeye biruhanyije bigwa abagenzi, uzaba amaso akabana n'Imana, Imana nayo izabana nawe. Ntago ibi bikomeye Imana izabidutambutsamo. Nimuhumure, ntimugire ubwoba, Imana iri kumwe natwe. Ni ukuri Imana hari byinshi yagiye iturinda ibyorezo, twarabibonye, turabizi twese. Yadukuye muri Covid, Imana yarahabaye. Imana ishimwe cyane. Ibyo ni ibitangaza Imana igenda ikora. Imana ihabwa icyubahiro. Rero akari kumaze tukibaza tiriko ko muri iyi minsi hari ibibazo bihari, ugasanga abantu bari kurwara cyane, ugasanga imbanuka ziri kuboneka, ugasanga indambara hirya no hino zirahari. Ahari si bya bihe bya nyuma bige batubwiye. Urebye ibi bintu byo mbaje nibyo, intambara, impanuka ziri kuba, indwara zikaza, bihitana benshi, bihitana abantu n'ibyinshi. Ariko mukomere, dusenga Imana. Tugomba kuba maso nk'abakozi b'Imana, ndetse n'abandi tuvuga ijambo ry'Imana, tukaba maso tugasenga. Imana ikaturinda izi mpanuka zigiye zitandukanye, Imana ikaturinda izi ndwara zigiye zitandukanye. Imana iturengere n'ukuri byose, kandi kugira ngo tubivemo cyangwa se
tubitambukemwo nukuri tuzabifashwamo no gusenga hamwe n'Imana kubera ko iri kumwe natwe izabitunyuzamo nitugira kwizera tukajyana nayo tugakurikiza amategeko yayo. Imana ihabwe icyubahiro. Nukuri Imana ntabwo izapfa guterana ubwoko bwayo gutyo. Imana ntizatureka, Imana ntizatuma dukorwa n'isoni. Imana igumije kuturinda, Imana igumije izagutugirira neza nitubana nayo. Kandi ngo iyo watindanye n'Imana cyane nawe igutindana nayo. Iyo wegera Imana cyane nawe yegera ibyawe, yegera imiryango yawe, yegera abavandimwe bawe, yegera abaturanyi bawe ndetse muturanye. Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane. None si ko ari abantu bari kuja baravuga ngo habonetse mu murimo w'Imana na badadi. Dabadadi urabazi? Ibyo byabura badadi. Ntabwo byabura mu murimo w'Imana. Ubundi bese ari igihe ubyara abana, ariko mu bana ubyaye bose ntabwo ariko bagira ute, bose bamenye ubwenge. Amena. Nukuri abo badandi barimo mu murimo w'Imana, bafata iby'Imana bakabivuga uko bitari, bakabicurika. Imana ishimwe cyane. Turaza kubireba mu kanya mu Befeso ibice 4 umurongo wa 6 turagera ku murongo wa 10. Turaza kureba Imana yamanutse igikuzimu, ariko batwereka uburyo yamanutse agikuzimu, batwereka uburyo yazamutse, ariko ntago batwereka uburyo yamanutse agikuzimu. None mu kuzamuka vikuzimu yazamukanye iminyago myinshi. Mu minyago myinshi hari ubwoko bw'Imana bwinshi cyane. Yari ngewe, yari we wa mupapa we, yari ngewe wowe wa mubyeyi we, yari we wa musore n'umukobwa. Ibyo byose Imana irabidukorera. Nukora kuba ko Imana yabidukoreye byose tugomba gukorera Imana. N'ibyawe yatubikije tukabikoresha neza, kubera ko natwe yarabiduhaye, yabiduhaye ibona ko tuzabikoresha neza. Ntago yabiduhaye ibona ko kugira ngo tubipfushe ubusa. Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze cyane rero. Hari igitubye urabura uradukumbuje ngo turabirebera mu Befeso. Urahari impamvu rero twashaka kukubaza abo badadi. Ari abantu buno umurimo w'Imana bawugize uwabo. Waje ugasanga burya n'abakozi b'Imana ntibacumvikana. Ukavuga ati none abo bantu bari kujana abantu hehe? Urakoze cyane. Ubwoko bw'Imana nukore buduteza amatwi kuri NTV gitangaza. Nukore impamvu musigaye mubona abakozi b'Imana batumvikana, mukabona bari gukora umurimo w'Imana nabi. Hari abimitse ijambo ry'Imana barihinduramwo business ku giti cyabo. Amena. Bamaze kurihindura business ku giti cyabo, bashaka kurigira ibicuruzwa, bagashaka gucuruza ubwoko bw'Imana. Amena. Yesu ashimwe. Ariko impamvu nuko nta rukundo rw'Imana rukibarimo, ubuntu bw'Imana baburambitse hasi, ahubwo bafite undi wamenya, afite undi mwami bakora ntiwamenya. Ariko Imana yonyine mu gihugu cyo mu ijuru, twe tubirebesha amaso yacu nk'abantu, ariko Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibiri kutureba ibyo dukora byose. Nukuri nagira ngo mbabwize ukuri, bantu b'Imana, bwoko bw'Imana, dukorera Imana, dukunde gusenga Imana, kubera yuko Imana dukunze itugira neza. Iduhererwa ubuntu bwayo muri Yesu Kristo, iduha agakiza kayo ku buntu. Ntago yaduha agakiza kayo ikatugurishije, ahubwo yakaduhereye ku buntu, kubera ko yabonaga yuko turi ubwoko bw'Imana bwayo kandi turi ubwoko butavumika. Ariko twebwe twayifashe Imana tuyigira igitobero, tuyigira igikinisho, tuyigira nk'igipupe. Ariko ibi byose tubikora Imana iri kutureba ikatwihorera. Ariko kuri wa munsi Yesu azaze kujyana itorero rye, buri muntu afite imirimo ye azabazwa. Icyo umuntu rero Imana izasanga ari gukora, nisanga ndi kwiba ubwo nicyo nzahemberwa, nisanga ndi kubeshya ubwo nibyo nzahemberwa, Imana nisanga ndi kwiba cyangwa ndi gutura ubwo nibyo nzahemberwa. Imana ihabwe icyubahiro. Tugerageze rero dukunda Imana. Ejo Imana itazaza ikagutungura, kuko ntituzi igihe cyayo. Cyo tuzi neza nuko izaza gucyura umugeni wayo, cyandi ikazaza kujyana itorero ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze cyane rero. Katwinjire mu kiganiro cyacu nyirizina cy'uyu munsi. Ijambo ry'Imana waduteguriye ni karibu. Ego murakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabanza ndirimbo gatoya agakarimbo kamfasha. Nukuri watubereye wo kwizerwa, na yindi Mana ihwanye nawe tuzakorera. Watubereye
wo kwizerwa, nta yindi mana ihwanye nawe tuzakorera. Ngabagabo mana wababereye wo kwizerwa, nta yindi mana ihwanye nawe tuzakorera. Haleluya, tubereye wo kwizerwa, nta yindi mana ihwanye nawe tuzakorera. Ngababyeyi bawe mana wababereye wo kwizerwa, nta yindi mana ihwanye nawe bazakorera. Watubereye wo kwizerwa, nta yindi mana ihwanye nawe tuzakorera. Nta yindi mana ihwanye nawe tuzakorera. Amena. Nta yindi mana ibanye nkawe tuzakora Uwiteka, kubera ko watubereye byose, watubereye wo kwizerwa. Aho twari kwizera abana b'abantu baduhinduka, wakizera umuryango akaguhinduka, wakizera abakuru bawe bakaguhinduka, wakizera umugore wishakiye akaguhinduka, wakizera umugabo wishakiye akaguhinduka, wakizera inshuti zawe wiringira zaguhinduka. Ariko Yesu we ntajya ahinduka, kubera ko yatubereye kwizerwa kandi atubera urukundo, ari we Yesu Kristo mwana w'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Befeso ibice 4, turasoma ku murongo wa 5 turagera ku murongo wa 10. Tugiye kureba ubuntu yaduhaye, koko umurimo wayo yadushinze, koko uko turi kuwukora uko bikwiriye, kubera ko hari byinshi Imana agiye duhera ku ubusa nta kiguzi duhaye. Imana ihabwe icyubahiro. Turahera ku murongo wa 5. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Kuri 6, hariho Imana imwe ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Ku murongo wa 7, ariko umuntu wese muri we yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nicyo gitana iminyago myinshi, aha abantu impano. Amaze kujya mu ijuru aha abantu impano. Tugiye kureba impano Imana yaduhaye, koko nimba tuzikoresha neza n'uburyo yaziduhaye. Imana ishimwe cyane. Abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo wamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose, ari we Data wa twese. Haleluya, ari we waturemye. Yahaye ubwoko bw'Imana, yacunguye, yazamukanye iminyago myinshi. Mu minyago myinshi yazamukanye nari ndimwo, nawe urimo. Haleluya. Ducungura dukiza imbaraga za Satani, aratubohora. Twari tuboshywe turi ibyaha, twari twarakoronejwe na Satani, twari twarakoronejwe turi mu byaha. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Ngewe nzi ko mu minyago myinshi Imana yambohoye inkura mu maboko ya Satani, kubera ko hari byinshi yagiye isimbutsa, yagiye indindi ibifungo byinshi, kuko nari umunyabyaha. Ariko ubuntu bwayo uko buri bungeraho. Haleluya, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bamwe rero yabahaye kuba bavuga butumwa, abandi kuba bungeri, abandi kuba abashumba, abandi abaha impano zigiye zitandukanye. Impano zose Imana yaziduhereye ku buntu, ntago yigeze zigurisha. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imba Imana yaragwaye kuba umuhanuzi, ni gucyo ufata iby'Imana warangiza ukabihindura business yawe, ukabihindura inyungu yawe. Haleluya, Imana imbara kugize kuba umungeri cyangwa umushumba, kora ubushumba nkuko yabuguhaye, we kubitambika ngo ujye hirya. Haleluya, ngo uharanire inyungu zawe, wibagirwe za nyungu z'ubwoko bw'Imana, cyangwa ujye guterera Imana umugongo. Haleluya, ukora ibinyuranyije n'iby'Imana yagukoreye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane.
Imana ihabwe icyubahiro. Imbaraga we kuba umuvugabutumwa, bwiriza ubutumwa bwawe bwiza neza, we kuzanamo ibindi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Imba Imana iguha yerekwa, genda uribwira ubwoko bw'Imana, kubera ko uri igikoresho cy'Imana yagutoranyije mu bagabo. Haleluya, iguha impano, igutoranya mu bakobwa, igutoranya mu babyeyi, igutoranya mu basore, iguha impano. Izo mpano zose twaziherewe ubuntu. Uko rero Imana yabiduherewe ubuntu, tugomba kuzitangira ubuntu. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro nk'uko nayo yaduhereye ubuntu, ibiduhera muri Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nitumara gukoresha izo mpano zawe zose, haleluya, uko Imana yaziduhaye, ubu murimo w'Imana uzakorwa neza. Haleluya, ubutumwa bwiza buzagera kuri buri umwe wese, kandi umurimo w'Imana uzarushaho gukomera, usakare, kubera yuko agakiza ntabwo kaziye abayuda gusa, kari kaziye n'abapagani n'abanyamahanga. Amena. Agakiza ntabwo kaziye abayuda gusa, ahubwo kaziye n'abanyamahanga bose. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuri mureke dukorere Imana neza, kuko iyo wakoreye Imana ntabwo igukoze isoni, ariko iyo wakoreye Imana nabi, nawe iguhemba nabi. Iyo wabanye n'Imana neza, iraza mu byawe ikabizamo neza. Haleluya, ufata impano yawe Imana yaguhaye, nanjye fata impano yanjye, byize byuzuzanya, maze dukore umurimo w'Imana. Niho izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, niho umurimo w'Imana uzarushaho gukomera, kandi ukagera ku bakeneye agakiza k'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane, utubwiye ya magambo twashakaga, bura turanyuzwe. Imana y'amahoro ibane nawe. Amen. Kubera yuko muri babandi twavugagaho, ngari abantu bafashe iby'Imana babigira bisinenzi, none bagasanga bavuga ngo ari Imana koko niyo ibivuga koko cyangwa ndari yabivugaga. Urukumva ko hamwe bana basane barati, bamwe bari barabivanga gahunda yo bagenderaho kugira ngo bamenye babandu mbese ikimenyetso. Imana ishimwe cyane. Umbaje ikibazo cyiza cyane. Ni ukuri, mureke mbabwire, ntago abantu b'Imana kugira ngo tubeho byari biri mu mugambi w'Imana, no kugira ngo umurimo w'Imana tuwukore biri mu mugambi w'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Mbere uko ujya ahantu ngo ugiye gusenga, banza upfukame iwawe mu cyumba, uyoborwa na mubiri ahubwo uyoborwa na Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Mujye mushishoza koko iby'Imana, iby'umuntu aje kuganura koko ari byo cyangwa atari byo. Haleluya, kuko abantu bafashe Imana bayigira nk'agatebo kayora ivu, bafata Imana bayigira nk'aho ari se wabo cyangwa ari mubyara wabo. Haleluya, abantu ntibagishaka kumvira amategeko y'Imana, abantu ntibagishaka gukora Imana uko bikwiriye. Imana ihabwe icyubahiro. Urabwira umuntu nk'iki gihe ngo ndarwaye nsengera mukozi w'Imana, kandi azi neza yuko wasutswe amavuta n'Imana, banza untegere, ati banza umpe amatiki, ati banza ungure mitiyu, ati banza ungure fanta. Yesu ajya kuguha iyo mpano yigeze akubwira ngo banza ungurire? Yesu ajya kuguha iyo mpano yarakubwiye ngo banza umpe amafaranga? Ko waherewe ku buntu, kujya udashaka gutangira ibyo wabikijwe n'Imana ngo ubitangire ubuntu, ubigeze ku bwoko bw'Imana nk'uko Imana yabiguhaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, ni ukuri ndagira ngo mbabwize ukuri, muhumure bwoko bw'Imana. Imana irabakunda cyane, kandi Imana ntizemera yuko muhura mwene nk'abo ngabo, kuko abo ngabo bazi ko bagendana n'umwuka w'Imana, ariko nta mwuka w'Imana ukibariho abagendera mu ibyo byose mvuze. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Bagendana umwuka wa pirate. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko nagira ngo utangarize wowe ukibirimo neza, bigumemo neza, nubwo uhura n'ibigeragezo, ugahura n'indwara zitandukanye, ugahura n'ibicantege, komera ushikame. Yesu ari kumwe nawe, ntabwo uzakorwa n'insoni. Ariyo igukomereje mu uyu murimo wayo, kubera ko igendanye nawe, kubera ko ije gukoresha iby'ubutwari muri iyi minsi iruhanyije abagenzi. Mwambare imbaraga, mwegere Imana cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ariko Yesu we ntabwo ajya buri gisubizo. Imana ishimwe. Urakoze cyane. Soza ubasengera. Ubwoko bw'Imana, Imana ibaha umugisha, Imana ibarinde. Hari abarwayi bari mu bitaro, Imana ibakize mu izina rya Yesu. Hari abandi bafite ibibazo bigeramo yitwa Imana. Ndagira ngo utangarize wowe urwaye, abaganga baragusuzumye babura indwara, bagukora deliverance biranga, bagufata ibizamini babura igisubizo, ariko Yesu we ntabwo ajya buri gisubizo. Fata ikiganza cyawe ugishyira ahantu urwaye, ubundi dusenga Imana. Imana igukure mu izo ndwara za karande, Imana igukure mu ubwo burwayi. Dore Satani yashakaga kugira ngo akwihebeshe upfe igihe cyawe kitageze, ariko muri Imana iri kumwe nawe. Wowe uri mu bitaro, maze igihe kinini mu bitaro mu rugo, ni ukuri abaganga baragurwaje, baraguha imiti biranga,
urangije bagusezerera ujya mu rugo, humura ntago mu rugo uri wenyine. Imana yaguhaye amaso yo kureba, Imana iguha amatwi yo kumva, ni nayo iri kureba uburwayi ufite, ni nayo ije kugukiza mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro, amen, haleluya. Tugiye gusenga, ariko hamwe no gusenga Imana nawe ugira mu kwizera, wumve ko ku kibazo ufite Imana yahageze, wumve ko ku burwayi bwawe ufite Imana yagize ute. Uri data wa twese, uri Imana y'amahoro, uhabwe icyubahiro, ushirwe hejuru, ukirwe hejuru y'amajuru hose. Niwe waremye isi, ubumbira amazi yawe hamwe, haleluya. Utegeka isi n'ibirimo byose, urabitegeka kandi bibasha kukumvira. Uhabwe icyubahiro, urengera ubwoko bwawe. Hari abarwayi bari mu bitaro data, ugenda ubakize mu izina rya Yesu. Hari abandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, hari abandi babuze ibyo kurya, ugenda ubagaburire data, kuko ibyo kurya biri mu isi yose ni ibyawe. Hari n'abambaye ubusa, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urengera imfubyi n'abapfakazi, kubera ko ushoboye byose nta kikunana. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo misabyo nizeye, amen, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Nukore ubwoko bw'Imana, Imana irabakunda, ntabwo izabaterana kandi ntabwo yabibagiwe. Imana irahari, muyinambeho kubera ko nayo irabakunda cyane. Imana ishimwe cyane.